Mana turagushimye kubw'iki gitondo cyiza cy'umugisha uduhaye kubw'izina ryawe mwami Mana. Ndagushimye ngiye n'abakurikirana iyi mpamba y'umunsi yo muri iki gitondo kugira ngo data duhe umugisha wawe, igihugu cy'u Rwanda duhe umugisha kandi data dukomeze nk'uko wavuze mu ijambo ryawe. Uravuga ngo nuko ibya kera ntibyibukwe kandi byashize twe kubyitaho. Natwe mwami Mana turakubwiye ngo muri iki gitondo tuzanye imitima yacu twibagiwe ibya kera kugira ngo mwami Mana twigire kubiriho, kugira ngo uhembure imitima yacu tugirire neza. Mwami Mana rero tuje imbere yawe kugira ngo twongere mwami Mana twubake nk'amababi y'amazima kugira ngo tube inzu y'umwuka wera. Ndagushimye data kubw'izina ryawe n'umurava wawe utangaje, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gitondo cyiza wowe ukurikirana impamba y'umunsi ya buri gitondo. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nitwa Emmanuel Twishimire Evangelist. Tugeze ku munsi wa 99 w'umwaka 2025, umwaka Imana yatubwiye n'umwaka w'urufunguzo rwa Dawidi, kandi tugeze ku munsi wa 9 w'ukwezi kwa gatatu. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi ni narababwiye ngo ni dabo, ariko noneho uyu munsi ni ibitangaza 9. Uyaturireho ibintu 9 ushaka yuko muri uku kwezi cyangwa se muri uyu munsi warangizanya Imana yagukorera yagukorera ukagenda ubibona muri uku kwezi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ivuganye natwe ngo iki muri gitondo iravuze ngo Imana itanze imbaraga zo gukira ibikomere mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire ikintu cya gitangaje nuko mu buzima bwa buri munsi ntawe ushobora gukira ibikomere mu gihe n'ubundi udafite, ntabwo ushobora kubona n'ibitangaza mu gihe ugifite ibikomere. Ibitangaza biboneka ari uko umaze kugera ku rwego rwo kuba wakira ibikomere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kadusome ijambo ry'uyu munsi, turahera muri Yesaya ya 43 umurongo wa 18 kugera ku wa 19. Aranditse ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Akomeza 19, dore ngiye gukora ikintu gisha, ubu uko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nzatembesha imigezi mu kidatuwe. Imana nitugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi turi buze gusoma muri zaburi ya 126, zaburi 126 n'umurongo wa 5, mbese imirongo ya nyuma ihera iravuga ngo ababibabarira bazasarura bishimye. Uwo ni umurongo wa 5. naho umurongo wa nyuma w'izaburi cyangwa se umurongo wa 6 hakaba handitswe ngo nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagarura yishima azanye imiba ye, cyangwa se mu gihe cy'isarura. Imana nishimwe cyane. Muri iki gitondo mwene data ndahanura ubuzima bwawe ngo hari waba ugeze ahantu wumva yuko umutima wawe udafite ibyiringiro, umutima wawe udafite inzira zigana i Siyoni, muri wowe urukumva zarasibamye, urukumva ibikomere ari byo byimiriwe imbere cyangwa se bishizwe imbere ya buri terambere ryawe, ya buri buzima bwawe bwose. Ariko hari Imana yo muri ibikomere, hari Imana ikiza. Nusohoka ufite gukira ibikomere, ufite kwirwanaho. Ejo Dr. Dorene yaratubwiye ngo iyo wirwanyeho buri gihe cyose cyangwa se mu kimwe ukamanza ukamenya ibikomere ufite, wamara kubimenya ugashaka buryo ki uharanira kugira ngo bikire. Kandi turi no ku nshuro ya 31 y'umwaka 2025 mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata, aho dufite intego ikomeje ivuga ngo twibuka ariko twiyubaka. Iyo buri gihe cyose ni byiza kwibuka uwagukomerekeje, ariko ni byiza n'ubundi kumubabarira kugira ngo ubashe gukira ibikomere yaguteje. Imana rero ikomeze tugirire neza, kubwo u Rwanda rwacu rwashizeho narwo inzira y'ubwiyunge. Kubera iki rwashizeho inzira y'ubwiyunge? Kwari kugira ngo abakorewe jenoside yakorewe abatutsi n'abayikoze habeho
kwiyunga, habeho u Rwanda rwitwa ndu munyarwanda rutagira amoko no kuvangura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana rero nitugirire neza kandi iduhe imitima ibohotse iri mu butsinzi. Urufunguzo rwa Dawidi rw'umunsi none ruratwibutsa yuko Imana iduha ihumure, kandi itaduha n'ihumure gusa, ahubwo iduha n'imbaraga zo gukira, zo kugira ubuzima bushya n'ibyiringiro nyuma y'amateka akomeye. Imana nishimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari ufite urufunguzo rwa Dawidi, aduha ubumwe n'imbaraga byo guhindura no kubaka no kwiyubaka muri we mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dusengane Imana. Nyagasani Imana yacu, turagusabye ngo uhe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu kwa kane, zo kugira ngo bubakwe kandi Mwami Imana bakire ahari hasigaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kandi uduhe nk'abanyarwanda gusenyera umugozi umwe, twubaka u Rwanda rwacu twifuza. Ndagushimye kubw'izina ryawe, urakoze kubw'iki gitondo cyiza cy'umugisha ukomeze gutanga, ngo utubwiye ngo uri Imana itanze imbaraga zo gukira ibikomere. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom.